ko batari gutanga irondora. Bimeze utara? Bigeze sawa. Amakuru Ni meza. Ubutangaza iki? Imvurebye byose birahari pe. Ariko ibintu nawe sinzi by'usigaye uraburimo. Ibikize? Ahubwo ejo bundi mudugu nari ngiye kwiyandikisha ndakubura. Nawe ushaka kujya mu gisirikare? Nshaka kujyamo pe. Rero nje nanjye ndi guca. Sinzi nimba wowe se ujya ku muhanda se? Ngiye ku muhanda hari ubwo turahura. Nta kibazo turahura. Siharira umunsi baraja mu ntekura. Sinzi niba barajayo pe. Sawa. Makuru Muteka umeze ni sawa. Amakuru Ni meza. kanya kuyera mu arabira kwiyandikisha. Ni ukwiyandikisha rwose dore gahunda byatangiye kabisa. Yesu we. Uzi ko naringe guhamagara yanjye. Ihehe. Kizame cyatanye. Wabagaritse nk'ibi. Telefone yanjye burigiye. Yesu we. Ese wowe kandi bigenze tubishize he? Nari nyifite ndi kumwe na mudugudu dusubire yabigiye. Katujye kuyiregera mudugudu. Ngo ujane kwa mudugudu. Urayibuze uyubure. Si mudugudu arayibyera ngo ujane. Gusa ibyo byashobokara. Urayibuze kwa mudugudu. Tugende ntabwo byavamo telefone yanjye nabiguze amafaranga menshi. Urayibuze. Ntabwo byashoboka kugira ngo uyibone. Wowe n'abantu bangaye mwari n'ukaretse. Abantu twahuye n'abantu nahuye n'umugusa nabi undi na mudugudu nta wundi muntu twahuye. Sika abantu basigaye bari ibisambo byarateye ntiwareba. Tugende. Cyo kureba mudugudu wenda yanareba n'uwo muntu wari usa nabo ubwone wowe wakwita. Wasanga ari wowe. Abantu birirwa baraduteka umutwe birirwa baratwiba. Ntiwareba baradumaze banguka tukujane. Turabagira utera. Ibisambo byo muri iyi minsi byarateye. Wowe nezo uri mu. Nejo bundi nanje baranyibye uzi sinacyakira telefone. Ubu nanje baranyibye ibisambo byabaye byinshi ntiwareba basigaye byarateye. Bose uwo muntu usa nabi na mudugudu niyo twahuye. Amazu baratubuye ntiwareba. Aba bantu nimba tuzabagira gute mana yanje bino bisambo kuja murabika mugako. Tugende niba turabona mudugudu. Oya tuje kumureba. Sabu mudugudu vana ari kibazo cyabaye. Hano nihiwe naze arebe kandi kibazo cyabaye. Muhamagare rwose. Sabu Shaka ko bikemuka. vano ari kibazo cyabaye. Araza dukemurira ibibazo. Naze pe tubikemure. Naze gose. Nta kuntu umuntu yabuze fone mu buryo bumeze gutya. Ariko muteka kunumvisha urukunshaka bimeze gute? Ndi kugushaka uyu muturage yagize ikibazo. Uyu muturage yarafite telefone. Arangije kuyifate ngo none ngo barayimwibye ibisambo twabigenza gute mu mudugudu wacu. Urabona mudugudu. Urabona nahuye n'umuntu usa nabi. Undi muntu twahuye ni ubu. None telefone ndayibuze bidaciye n'iminota 2 ahari ngereranyije ni gitabo. Ise mbuza mbura telefone. Nese nije umuntu twahuye wenyine. Oya niweho n'uwo muntu usa nabi twahuye. Cyagirungu ni bewe. Kiragirungu gisaba cyambaraga ibigenda by'umuhondo hasi n'ibigofero by'ibintu uwo twahuye. Kiriya gisigaye kiba n'ejo bundi cyanyibye telefone nimba ari kiriya wagira kinarebaga mu mfuka zikizana. Kiragirungu nta kuntu wagishaka. Cyagihunje nagishaka nakibona Ese manze nagira ara mu rugo ndebe nimba aho bagituye neza kutavya. Bose mugishake mukizana kindire. Nje ndakizana nje burakira bibona. Kampamagare mudugudu. Mudugudu.
ndaje nari ngiye kureba hari ahantu kubera riri hazi hari ahantu tubyandika agasubiza sinakubera umutekano ndabizi cyane genda ariko basifanya akundaga kubaye kandi wihute nturenze umunota hano muzana reka nje kumuzana najya kumuzana rwose ubusamba ndabasanga aha uradusanga njye wumva telefone yawe urayibona umudugudu gwacu ntago we mudugudu nuko atareba yibye rero amafaranga yaririye amafaranga 80 yose ariko bura n'umufata urasengera aha wahora nica ubwo sindayibona koko ko rero telefone iraboneka pe nitaboneka buno munsi yabonekeye ako se yari meze ngo maga telefone gatoya ariko niko nakoresha ako mwabagaja urakubagana ariko mwabagana ntakuntu hajaje urakoze wajaje umutekano byagenze n'uyu twahuye rwose umutekano byagenze igisambo cyane n'uyu muntu byagenze telefone nayibuze kandi niyo twahuye telefone kandi ngiye mfite telefone yanyura ni wowe nta wundi pe nta wundi telefone nibyo bigufira uri kwambara ingofero pfukama no hasi igisambo urukwemera ko telefone atari wowe telefone ari wowe wayijanye oya ni mudugudu yabaye igisambo yigeze kuba igisambo ni uri yigeze kuba igisambo mu biki mudugudu muzima b'igisambo ngo undi muhamagare mbese abayobozi batagira amayinite mwana wawe kanyihamagare ikibazo gikemura oya naguma ndabyanze uyu ni igisambo umuntu w'igisambo umuntu w'igisambo dore ni mudugudu wabyumvishe ko ari yanjye cya mudugudu dore ni cya we mudugudu ntabwo twabyemera niko twari bifite mufuka wowe yatse ntiwabivuye nusi mudugudu wabaye igisambo byagenze inyekwe byasigote wareba ukuntu mubashiraga abantu ariko ntacyo murebe ukuntu mwapfukamishije hasi niyo nyine mudugudu niwo tugiye kujana nje ntabwo rwose umukorera ke mudugudu tugiye kumukorera ke mfite impapuro n'ikayi amamagajana tumugezeyo ni mudugudu turamujana kamamagare